Tubahaye ikaze inshuti z'Ibambe Ministries muri hirya no hino. Reka mbashimire uburyo mukomeje kutwereka yuko muri kumwe natwe umunsi ku wundi. Abantu babasha kuduha ibitekerezo byabo muri comment ndetse n'abamaze gukora subscribe n'ukuri Imana ibaha umugisha. Abatarakora subscribe namwe rwose ni muyikora aka kanya kuko turi kubategurira ibintu byiza byinshi kandi muzishimira. Nyabuna ntimuzacikwe n'ibyo mugenewe. Kazi wanyu ku Ibambe Ministries. Ngewe nduwaje neza mbangutse Ellen Olive. Ibambe Ministries. Uyu munsi rero nta mateka y'umuntu runaka tugiye kubagezaho, ahubwo tugiye kubabwira ku byerekeranye n'umukororombya. Ese muriteguye? Abahanga mu bya siyanse batubwira ko umukororombya watangiye kubaho igihe urumuri rwatangiriye kubaho. Umukororombya uri mu kimenyetso cy'uruziga ruciyemo kabiri cyangwa se igice cy'uruziga, ukagira amabara agera muri 7. Ayo mabara naya: umukororombya uri mu ibara ritukura, ukagira ibara ry'icunga cyangwa se orange, umuhondo, ubururu bwijimye cyangwa se indigo. Umukororombya kandi ugira n'ibara rya violet. Ni ibara rijya gusa na mauve cyangwa purple, ariko rikaba ryifitemo ubururu buganza. Umukororombya ahanini ukunze kugaragara mu gihe hari gutonyanga akavura, ariko kandi hakaba hari kuva n'akazuba. Abantu benshi bavuga ibitandukanye ku bijyanye n'umukororombya, buri wese akabivuga uko abyumva. Abandi nabo bakawuvuga bikurikije n'imyemerere bakomokamo ndetse n'imico y'igihugu. Abahanga mu bijyanye na siyanse bo bavuga ko umukororombya ubaho mu gihe urumuri rw'izuba rumuritse mu dutonyanga duto tw'amazi, maze rwa rumuri rukagaruka mu mabara atandukanye, mbese nka kuriya ubona neza umukororombya. Bamwe mu bahanga babashije kugira icyo bavuga ku bijyanye n'umukororombya. Harimo kandi na Isaac Newton ndetse na Thomas Young. Uyu niwe wavuze kuri Young's double slit experiment and his wave theory. Naho James Clerk Maxwell wo mu 1831 kugeza mu 1907. Umukororombya ntuvugwaho rumwe n'ibihugu bitandukanye mu mico yabyo ndetse n'imyizerere y'ibihugu, ahubwo usanga buri gihugu gifite icyo kiwuziho ndetse n'uburyo bawufata. Reka turebe gakondo z'ibihugu bitandukanye ndetse n'uko bafatamo umukororombya. Duhereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakavukire baho ndetse n'abizerera mu myizerere ya kera. Mu myaka yo hambere bavugaga ko umukororombya wafatwaga nk'ikiraro gihuza isi y'ibigaragara ndetse n'isi y'umwuka. Ibi byatumaga babona ko binyuze mu mukororombya umuntu ashobora kubona imbaraga cyangwa uburinzi bukomeye buturuka mu isi y'ibitagaragara cyangwa se mu isi y'umwuka. Naho muri Irlande ho babona ko umukororombya ari ikintu cyiza cyane kandi gishamajwe gihishwe utabasha kugeraho. Mu Bushinwa ho bawubona nk'ikintu gihuza isi turimo ubu ndetse n'ubuzima umuntu abamo nyuma yo gupfa. Naho mu Bugereki bafata umukororombya nk'imana y'imvura ndetse n'ubutumwa buva ku Mana umukororombya ukawuzanira abantu. Naho imyumvire y'Abanorse muri Norway bafata umukororombya nk'umuyoboro ubahuza n'ubutware bw'Imana ndetse n'ubutware bw'abantu. Naho mu myemerere yo muri Afurika usanga bemera ko umukororombya ari nk'inzira iva mu ijuru iza mu isi, cyangwa se umuyoboro uva mu isi y'ibigaragara ukajya mu isi y'umwuka.
naho iyobokamana rishingiye kuri Bibiliya rivuga umukororombya nk'indahiro. Ibi ushobora kubisanga muri Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 8 umurongo wa 18 kugeza ku wa 22, kandi nanone wabisanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 9 umurongo wa 9 kugeza ku wa 17. Aha haravuga hati: Nowa asohokana n'abana be n'umugore we n'abakazana be, amatungo yose n'inyamaswa zose n'ibikururuka byose n'inyoni zose n'ibisiga byose, ibyigenza ku isi byose nk'uko amoko yabyo ari, bisohoka muri ya nkuge. Nowa yubakira Uwiteka igicaniro, atoranya mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira no mu nyoni n'ibisiga bitazira, atambira kuri icyo gicaniro ibitambo byoswa. Uwiteka ahumurirwa n'umubabwe. Uwiteka aribwira ati: sinzongera ukundi kumara ubutaka bw'abantu, kuko gutekereza ko imitima y'abantu ari kubi, kandi sinzongera kwica ibifite ubugingo byose nk'uko nakoze. Isi kiriho ibiba n'isarura n'imbeho n'ubushyuhe n'impeshyi n'urugaryi n'amanywa n'ijoro ntibizashira. Ubwanjye nkomeje isezerano ryanjye namwe n'urubyaro rwanyu n'ibizakurikiraho n'ibifite ubugingo byose muri kumwe, inyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa zo mu isi zose hamwe namwe, ibisohotse mu nkuge byose, inyamaswa zo mu isi zose. Ndakomeza isezerano ryanjye namwe, ibifite umubiri byose ntibizongera kurimburwa n'amazi y'umwuzure, kandi ntihazabaho ukundi umwuzure urimbura mu isi. Nuko Imana iravuga iti: iki ni cyo kimenyetso cy'isezerano nsezeranye namwe n'ibifite ubugingo byose muri kumwe kugeza ibihe byose. Kiza umuheto wanjye mu bicu niwo mukororombya, uzaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye n'isi. Ni uko nzajya nzana igicu hejuru y'isi, umukororombya uzaboneka muri cyo. Nanjye nzajya nibuka isezerano riri hagati yanjye namwe n'ibibaho bifite umubiri byose. Amazi ntakongere kuba umwuzure urimbura ibifite umubiri byose. Umukororombya uzaba mu gicu, nanjye nzajya nkureba, kugira ngo nibuke isezerano rihoraho ry'Imana n'ibibaho bifite umubiri byose biri mu isi. Maze Imana ibwira Nowa iti: icyo ni cyo kimenyetso cy'isezerano nakomeje riri hagati yanjye n'ibifite umubiri byose biri mu isi. Ubu nibwo buryo bugaragara Bibiliya yagaragaje ko umukororombya ari ikimenyetso cy'indahiro Imana yagiranye n'ibifite umubiri byose. Naho mu myizere ya Islam bo ntibizera ubundi busobanuro butangaje ku kimenyetso cy'umukororombya, gusa bizera ko umukororombya ari kimwe mu byiza byaremwe na Allah. Ngayo nguko rero uko umukororombya waje, haba mu myizerere y'ibihugu bitandukanye, haba mu iyobokamana ryizera Bibiliya ndetse n'abizerera muri Quran. Murakoze rero, amakuru twari tubafitiye ku bijyanye n'umukororombya tuyasoreje ahangaha. Uwagira ikibazo ashobora kutubaza n'ubundi muri comment nk'uko bisanzwe, n'uwashaka kugira icyo twunganira nawe karibu muri comment. Murakoze cyane. Twebwe turi Ibambe Ministries, naho njye nduwaje neza mbangutse Ellen Olive. Imana ikomeze kubarinda.